imfungwa ubushize nabwiye abantu sinzi niba barabyumvise hari igihe kigiye kujyana Bibiliya kuyigendana biba bitemewe yego turabyemera mwahoze bose byarahanuwe niko bimeze rero none agendana Bibiliya bereye icyaha ubu Bibiliya igiye guhenda ku buryo bushoboka ku buryo nta muntu uciriritse uzayigura yego n'ubundi Bibiliya yarahenze twegeze muri 20 kandi yaraguraga muri 6 yaraguraga 4,000 ese kuki bazigurisha ubundi barazigurisha kandi byanditseho ngo iki gitabo ntikigurishwa none ese wageze ngo mu Imana ibivuga barya imitungo y'Imana nabo barimo dore iki nawe ifite ayikomereho Bibiliya yera wowe ifite ayikomereho kuko igiye guhenda pasika n'uyigura nanjye uzangurire kuko igiye guhenda ku buryo bushoboka iyi ntabwo nayiguze ni umuntu wayimpaye Imana imuha umugisha ahubwo abakunzi bacu komeza babona bidakunze bakavuga bati reka twimuke ku butaka bwa butaka nyine bubaha ikivumu ukava kuri bwa butaka ugatorongera ukagenda ukagenda ukazajya za Uganda ukajya mu bindi bihugu ngo urimo urahunga umuntu utaragize icyo gutwara ahubwo ari wagize ute mwakihanganye mukareka kuruhira ubusa mukareka kuba ikivumwe mukareka kuba ikivumwe mukareka kuba ikivumwe Imana y'amahoro ibarengere kandi ubuzima ari ibyambabaje ari iki ntabwo igihe nkirimo cyo kubabara inshuti zanjye mwikivunira ubusa ubundi mu gihe cy'umunezero igihe cyo kubabara Imana yashyizeho iherezo naho wavuma naho wavuga naho wagira ute uraruhira ubusa singuca intege komeza uhatane n'ibiguhatana n'ibyo uhatana nabyo ariko icyo nzi cyo gusa ni uko uriho uraruhira ubusa uraruhira ubusa yebwe ndimo ndabwira rero abantu bazamuka imisozi bajya kuzirika ba Kayini abo ngabo nibo ndimo mbwira ba Kayini rwose babaye benshi murekeraho iminsi yanyu yarangiye abantu bajya kuzirika ibintu by'abantu muzirika ibi amashyari niyabishe niyo mpamvu heze ku musozi ntacyo ugeraho kubera ishyari urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Pasikari ngo azabura umugisha urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Delphine ngo azabura umugisha urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Mugabe ngo ntazagire icyo ageraho reka da ucakoba Imana igacakanzu bivunika rero ubuzima Imana ejo yambwiye uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi yego Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpaye kiruta icyo nakwihanganya yego abanzi bifuza ibyiza kandi bifuriza abandi bibi yego dore unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe nzahahishwa nzaba igicamuke wowe yisubiriyemo yego n'inzererezi mu isi kandi uzambona wese azanyica Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7 kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica komeza nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'uburasirazuba bwa Edeni
kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Enoke yubaka umudugudu awitirira umwana we Enoke. Enoke ni wandi wagiye mu ijuru adapfuye, umwana wa Kayini. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho mudukurikiye muri hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Kuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa cyangwa se umukozi w'Imana dukunda kubana. Reka tumusabe kugira ngo abasuhuze kandi yongere abibwire. Ndaho neza cyane, Imana amahoro umugisha. Amazina ni yandi nitwa Mugabe Eric. Ndizera ko abo tumaranye iminsi tubana muranzi, keretse wenda waba arebye kuri iyi channel vuba, ariko benshi baranzi, inshuti zanjye benshi baranzi, turasengana, ndabakunda. Nimunkunda rero mukankundira Imana, nanjye nzabakunda. Nimuvuga ibyiza by'Imana ikora, nanjye nzakomeza kubana namwe, cyane cyane mboneraho n'abantu nagiye nsengera, abari bamaze igihe kinini batabyara, barabuze urubyaro, Imana ikaba yarabahaye gusama bakaba batwite. Ntimukampamagare gusa, mujye mubishyira no muri commentaire kugira ngo mubashe no gukomeza n'undi wese wagize icyo kibazo. Ni byiza rero mujye mukomeza. Ari n'abarwaye uburwayi bukomeye cyane nasengeye nabo barakira, mwese mujye mugira mute, mujye mushyira muri commentaire kugira ngo n'abandi bose babone ko Imana yacu iriho ikora imirimo n'ibitangaza kandi Imana igira neza. Mukomeze rero mujye mu amaso dusenge, suko ibiduhiga byarangiye, suko ibiduhiga byarangiye, ariko dukomeze kuba amaso kugira ngo Imana mu gihugu cyo mu ijuru idushyigikire, ibane natwe. Mujye mukomeza rero musenge kandi kiruta byose mukomeze no kwizera. Nk'ubu hari umubyeyi nasengeye wari umaze imyaka 12 yarabuze urubyaro. Ejo bundi yampamagaye ambwiye ko atwite. Hari n'undi mugabo wampamagaye ntibuke izina neza, arimo ashima Imana ko Imana yahaye umudamu we gusama. Yarambare bamaranye umwaka wose bakoze ubukwe, akaba atwite. Ibyo byose ni amashimwe Imana. N'abandi benshi arabakiza uburwayi bwari bukomeye, abari bari kwa muganga nasengeye bagataha, abari bafite ibyifuzo by'abana bagomba kujya ku mashuri barabuze uburyo bagerayo kubera minervare ndetse n'ibindi bikoresho by'ishuri. Abo bose Imana agiye bakora imirimo n'ibitangaza. Mujye mubyandikira muri commentaire kugira ngo namwe mukomeze abandi bababaye. Ni byiza cyane Imana gukorera ikintu, uvuga imirimo n'ibitangaza y'Imana, uvuga imirimo n'ibitangaza n'Imana. Abenshi twari ko tuzajya tugenda tugashima mu nsengero, tukagira dute, tukavuga ko Imana igira neza, yagize ikikora. Ni byiza ariko insengero naho mwari muzi ko insengero zigize nimusenge naho nimudasenga bigiye guhagarikwa. Urakoze. Mbere yo gutangira ikiganiro reka tubanze dusenge Imana. Imana igira neza, kibasha kurongora imigambi yawe. Ndakwinginze kugira ngo witwe Imana ubane natwe. Turararikira abantu bose kugira ngo bakurikire icyigisho kandi Uwiteka ubahereze umugisha. Uturinde turwanirire, turinde imigambi y'abagome ndetse n'abagambanyi. Umwuka w'Imana ugiye kukiguha nawe umugirire neza kandi utegurire izina rya Yesu Kristo. Amen. Eric Mugabe, mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se ikibwiriza cyacu uyu munsi, reka ngusabe kugira ngo ubanze utambutse nimero yawe ya telefone. Maze iminsi abantu bampamagara bati nimero ya telefone tuyibona, ndibaza mbese yaba hari ikiganiro ngo bakirangize. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cy'uko nimero yawe uzajya uyitambutsa imbere kugira ngo abagukeneye babashe kukubona. Nimero yanjye ni 0782 966 9 41. Kanyasubiremo namutayumvishe neza, 0782 966
9,741. urakoze cyane, reka tukwakire utugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe uyu munsi. Murakoze cyane. Reka dutangire dusoma ijambo riri mu Itangiriro ibice 4 umurongo waho wa mbere. Itangiriro ibice 4 umurongo waho wa mbere. Dusomere mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Komeza. Arongera abyara murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Nabeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwayo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. 5. Maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. 8. Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ni umurinzi wa murumuna wanjye. Babone muri Kristo Yesu tugomba kuba bakuru tukaba n'abarumuna, ariko ibintu byarivanze. Twabaye nka Abeli, twabaye nka Kayini. Nta muntu ukifuza ibintu byiza. Umuntu arakubona usenga akumva ko mbese utasenga, akumva ko ari we wasenga. Nk'ubu Imana yarutse kunyereka umuntu w'umuhanuzi wari umunyirukankira imisozi, ariko azirukanka no kugaruka bimunanire. Akwirukankira imisozi akuvuma cyangwa gusengera gusabira umugisha? Ansengera kugira ngo ahubwo niba ari ukunsengera ku Mana ntabwo byoroshye. Ninde? Ntabwo muvuga ngenda muzi. None se mukubwire ko atari wowe? Oya nsinzana muvumbe, ndetse ndamuvumba. Ntabwo njya mvumba. Bikomereze. Ansengera ngo mbese ngo ncike intege. Ibitera akanyorezaho ibitero, ariko Imana ikambwira ko bigarukira hariya ku rugi. Hari dore kibi cyose ntabwo kijya kirenga hari. Kibi cyose ntabwo kirenga hari. Ubundi hano haza ugomba kuhaza kubera uburinzi bw'Imana buhari. Ugomba kuhaza niho haza kubera uburinzi bw'Imana buhari. Ariko abirukanka imisozi rwose badusabira nabi, nagira ngo mbabwire ko murarushywa n'ubusa. Ngo agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga harya, niko bajya bavuga. Uko biri kose naciye muri byinshi byahigaga ubugingo bwanjye, ari ibyahigaga ubuzima, ari ibyambabaje, ari iki. Ntabwo igihe nkirimo cyo kubabara inshuti zanjye, mwikivunira ubusa. Ubundi mu gihe cy'umunezero, igihe cyo kubabara Imana yashyizeho iherezo. Naho wavuma, naho wavuga, naho wagira ute, uraruhira ubusa. Singuciye intege, komeza uhatane n'ibyo uhatana nabyo, ariko icyo nzi cyo gusa ni uko uriho uraruhira ubusa. Uraruhira ubusa. Yego ndimo ndabwira rero abantu bazamuka imisozi bajya kuzirika ba Kayini, abo ngabo nibo ndimo mbwira.
ba Kayini rwose babaye benshi, nimurekeraho, murekeraho, iminsi yanyu yarangiye. Abantu bajya kuzirika ibintu by'abantu, murazirika muzirika ibiki? Amashyari niyo abishe, niyo mpamvu uheze ku musozi ntacyo ugeraho kubera ishyari. Urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Pasikari ngo azabure umugisha, urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Delphine ngo azabure umugisha, urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Mugabe ngo ntazagire icyo ageraho. Reka da, ucakoba Imana igaca akanzu, wivunika rero. Ubuzima Imana ejo yarambwiye ngo abantu bari baziritse ibintu byanjye byinshi, ndetse n'aya modoka Imana yambwiraga igiye kuyizana. Ntuzi bararuhira iki? We wirutse imisozi, wirukanse ngo wageze Akanyarira sinzi n'ahandi ngo ugiye kujya iyo ngiyo za ntuza, niba ari za Mageragere, hari Mageragere, hari n'undi musozi ngo uri ntuza hano i Rurindo, naho ngo ugiye kugeraga. Amakuru mba nyafite, aho uzajya hose ahubwo hari igihe uzagenda ntugaruke. Nushaka usaba Imana imbabazi, kuko hari aho uzajya rwose ntugaruke, uzatega moto ntuzayivaho, ntuzagire iwawe. Senga ahubwo Imana ikubabarire, kuko kunyirukaho nushaka ubyihorere. Ese nzakwiruka ariko ibikwirukaho birahari. Senga Imana rero ikubabarire, nanjye ndakubabariye. Si byo rikora? Kubabarira si byiza? Nanjye ndakubabariye rero, ndakubabariye ko ntuzongera ukundi. Dufite Imana yacu, Imana yacu iravuga. Urakomeza n'ubundi nanjye niho nkiri. Aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe yego rirantakira ku butaka. None uri ikivume, ubutaka uri, noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo bwakira amaraso ya murumuna wawe. Ihangane gato isubire inyuma kuri 11. Nongera usubiremo kugira ngo abantu babyumve. Nabo bose batwirukaho, uwiruka ku muntu umusengera nabi, uwiruka ku muntu umuroga, uwiruka ku muntu ukamubuza amahoro. Nongera usubiremo kugira ngo abyumve neza. 11 ngo noneho hasubiremo. Uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo. Ihangane gato, ubu hari abantu baroga. Yego. Bakakuroga, bakunze babona bidakunze, bakavuga bati reka twimuke ku butaka. Bwa butaka nyine bubaye ikivume, ukava kuri bwa butaka ugatorongera ukagenda ukajya ukazajya za Uganda, ukajya mu bindi bihugu, ngo urimo urahunga umuntu utaragize icyo gutwara, ahubwo ari wagize ute? Mwakihanganye mukareka kuruhira ubusa, mukareka kuba ikivumwe, mukareka kuba ikivumwe, mukareka kuba ikivumwe. Imana y'amahoro ibarengere kandi bababarire. 12 akavuga ngo nuhinga ubutaka uhereye none ntuza kweza, uhereye none ntibuzakwerera, umwero wabwo uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Ihangane dusomeye 12. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera, umwero wabwo uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Yego. Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpaye kiruta icyo nakwihanganya. Yego. Abanzi bifuza ibyiza kandi bifuriza abandi bibi. Yego. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa.
nzaba igicamuke wowe yisubiriyemo yego n'inzererezi mu isi kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7. Kandi Uwiteka ashyira Kayini kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. komeza. Nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'uburasirazuba bwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Enoke, yubaka umudugudu awitirira umwana we Enoke. Enoke ni wandi wagiye mu ijuru adapfuye, umwana wa Kayini. Imana ibahe umugisha rero. Iryo jambo risome nitangirira ibice 4 umurongo waho wa mbere urisome. Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibarengere, Imana ibahagarareho. Ariko insengero zigiye gufungwa. Zigiye gufungurwa aho? Gufungwa. Gusa hari insengero zigiye zo gufungwa. Ubwo ntazihari, njye ndavuga ibyo nzi. Zigiye gufungwa. Ubushize nabwiye abantu, sinzi niba barabyumvise. Hari igihe kigiye kujyana Bibiliya kuyigendana biba bitemewe. Yego. Turabyemeranywa hose? Bose byarahanuwe. Niko bimeze rero. None agenda na Bibiliya bereye icyaha. Ubu Bibiliya igiye guhenda. Ku buryo bushoboka. Ku buryo nta muntu uciriritse uzayigura. Yego. Nubundi Bibiliya yarahenze twegeze muri 20 kandi yaraguraga muri 6. Yaraguraga 4,000. Ese kuki bazigurisha ubundi? Barazigurisha. Kandi byanditseho ngo iki gitabo ntikigurishwa. None ese wageze ngo mu Imana ibivuga barya imitungo y'Imana nabo barimo. Dore iki nawe ifite ayikomereho. Bibiliya yera wowe ifite ayikomereho. Kuko igiye guhenda pasika n'uyigura nanjye uzangurire kuko igiye guhenda ku buryo bushoboka. Iyi ntabwo nayiguze, ni umuntu wayimpaye, Imana imuhe umugisha. Ahubwo abakunzi bacu babireba yenda banako hari Bibiliya nabonye ishobora gufasha, bakunda kwita ngo ni y'abashumba. Hari umuntu Imana yarahaye umugisha akaba yakora ku butunzi bwe, akaba yabasha kugura Bibiliya nziza nyine igezweho. Byayinguriye. Yabona ukunda utuntu tugezweho. Ureba muri Bibiliya bitakugoye. Rwose Imana izamuha umugisha uzayingurira wese. Niba duteze amatwi n'uyungurira Imana izaguha umugisha. Bazayigura. Tuzayigure mu izina rya Yesu. Ndimo mbabwira rero ku bijyanye na Bibiliya n'isengero, abantu musenge cyane, abantu dusenge cyane kugira ngo Imana y'amahoro iturengere. Ubushize twiye dukora ikiganiro na Pascal mvuga ku buhamya bwanjye, ndangije mbwira abantu ko Imana yambwiye ko nshaka kugira ngo nshaka uburyo nakora cana. Mbwira abantu ko abakunzi bacu ko badufasha ni ubutumwa bwiza, kuko mu nsengero ho biragoye, ntabwo byoroshye. Biri mu mugambi w'Imana. Niba ushaka kudufasha uzadufashe kugira, kuko n'ibyo dukoresha birashaje. Abakunzi bacu bajya babyumva, hajya hazamo ibintu by'umuyaga bisamira. Nudufasha rero uzaba ugize neza. Nimero twari twayitanze n'iriya nanavuze, ariko
nudufasha Imana izaguha umugisha, kuko dukeneye ibikoresho, dukeneye kwaguka kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana nawe rikugireho, kandi nzi ko hari benshi rimaze kugirira neza, ari abashubijwe, abenshi barashubijwe, nawe ntibarashubijwe. Icyo umutima uzagutegeka uzakora icyo ngicyo, udufashe kugira ngo dukomeze dukora umurimo w'Imana. Uzadufashe rero ukomeze kudushyigikira mu murimo w'Imana. Dukeneye ibikoresho kugira ngo dutunganye ibi biganiro bijye bibageraho. Imana ibahe umugisha kandi izabashoboze. Urakoze cyane. Nk'uko bisanzwe nyine ntabwo tuba dukora ibiganiro birebire, ariko reka ngusaba kugira ngo usenge Imana. Mana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, Imana ishoboye byose, Imana idashoboye ikintu kimwe, Imana ishobora byose. Abantu bakaduha ibyifuzo tukabisengera ukabisubiza, ukigaragaza kuri Imana ishoboye byose, nta wundi ukuri hejuru, ahubwo ari we hejuru ya byose. Turagushimye aka kanya, tugushimiye ku bw'iyi mesaje dutambukije. Ndakwinginze ngo irengere benshi kandi ikomeze benshi, ubahagarareho, bagire neza, bakugireho umugisha. Ndabasengeye mu mpande zose, nsengeye igihugu cyacu, komeza kukigira neza, komeza kuduha ibyishimo, komeza kutunezererwa, komeza kutugira neza. N'ubundi watubwiye kuri Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Urakoze rero ko hongeye ugarutse, wongeye utashye i Rwanda. Urakoze kuko uturengeye, urakoze kuko urengeye inshuti zacu ziri hanze hirya no hino zose, izidukurikira, izitwandikira, bose ndabagushinganishije ngo barengere. Urakoze rero, ndasenze ndizeye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane wowe wari udukurikiye. Imana y'amahoro ibuhereze umugisha. Ushobora kuba utarakora subscribe, ariko ukore subscribe, kandi mujye mwita ku ijambo ry'Imana tuba twigishijwe. Ahangaha tubonye neza ko tubonyemo abagabo babiri. Tubonamo umugabo witwa Abeli, tubonamo na Kayini, ariko Kayini ntabwo yashoboye gusohoza gushaka kw'Imana, ahubwo yasohoje gushaka kwa Satani, bituma yambura murumuna we ubuzima. Birakwiye ko abantu bagira urukundo, birakwiye ko abantu basenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Birakwiye ko abantu bagomba kubahana, ukamenya kuri ikiremwa nka mugenzi wawe, ukabona ko mugenzi wawe uva amaraso nawe uva ayandi, umwe ntava amazi undi ngo ava amaraso. Wituma ubutaka bwasamira kumira amaraso ya mugenzi wawe, ahubwo wifuze ko ubaho nawe akabaho. Nabo bitameze neza, ndizera ko namwe kandi mushobora gusenga Imana bigakunda bikagenda neza. Ariko kandi Imana ni inyembabazi, Imana ni urukundo, ntawe yiringiye uzakorwa n'isoni. Twange cyane igisa nacyo, kuko Yesu atari yaza kandi urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu nawe yaza. Amahoro y'Imana rero abane namwe.